Ni mu rusengero rwa Sunrise Church. Aha ngaha rero hagiye kongera gusubira amateka yakozwe n'itsinda Vestina na Dorcas hano rero mu rusengero rwa Sunrise Church. Ni muri Vancouver hano nyine muri Canada. Ubwo rero aba ngaba bahataramiraga harashize amezi agera kuri 11 bamaze nyine kuhataramira. Murabyibuka ko aba ngaba bafite tour izenguruka hano nyine muri uru rusengero cyane hano bahereye nyine muri Vancouver. Bakaba bafite rero igitaramo hamwe n'umupasitori Dushimana Jackson. Itsinda Vestina na Dorcas nyuma yaho rero uyu Dorcas cyangwa se nyine baririmbana na Vestina na Dorcas bagiye kwibera hariya mu gihugu cya Canada, no kuvuga nyine hariya mu mujyi wa Vancouver, dore ko ariho bari no kubarizwa. Bagiye rero gususurutsa bamwe bakunzi babo nk'uko bari babikoze rero ubushize, kandi byari ibintu byiza cyane. Muribuka ko muri Vancouver babaye byinshi cyane, bari kumwe n'umuramyi James Garo, cyane ko harimo n'ibyamamare byinshi cyane byitabiriye nyine iki gitaramo, by'umwihariko nyine nk'umuhanzi Alain Sudi wamenyereye cyane mu myidagaduro hano mu Rwanda. Ku inshuro rero bagiye kongera gutaramira hano rero ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9, azaba ari kuwa gatandatu, nibwo rero abangaba bazataramira guhera saa 11 kugera isaa 4 z'ijoro. Urumva ko ibintu bizaba bishyushye cyane hariya i Vancouver. Uyu mupasiteri rero witwa Mugisha Jackson nawe rero akaba akunzwe hano mu Rwanda, by'umwihariko nawe rero azaba afatikanyije n'iri tsinda, cyane ko bazaba bagiye kwegerana n'Imana cyane nk'uko rero bari babikoze ubushize, cyane ko rashize n'amezi agera kuri 11 bamaze gutaramira hano, kandi bakaba barakiriwe neza. By'umwihariko rero bakaba bagiye kongera gutaramira ahanga bari bongeye gutaramira ubushize nyine ni kuri uru rusengero. Muribuka ko ubushize habaye ibintu byinshi kandi byiza, aho wabonaga ko ingeri zose zishimye, haba abana ndetse n'abantu bakuru bose bari bitabiriye nyine iki gitaramo cy'itsinda Vestina na Dorcas. Yari inshuro ya mbere. Ku inshuro rero bagiye kongera kuhataramira nk'uko bari babasezeranyije ko bazongera kuhataramira bwa kabiri. Habaye rero byinshi cyane, by'umwihariko nyine kubona itsinda Vestina na Dorcas hariya rero muri Vancouver, akaba ari ibintu byinshi cyane banishimiye, dore ko basenze kandi baruzuzwa. Murabyibuka ko Vestina yari atwite, aho atabashije kugira cyangwa se gutamba cyane, nyine gusirimba cyane, aho igihe cyageze rero aza kwicara, ubundi aza gukurikira nyine abandi barimo batamba. Murika ko Dorcas ari wari kubyina wenyine, rero benshi rero bikaba byaragiye binabera urujijo ahangaha. Muribuka ko kuva Vestina yataramira hano muri Vancouver atigeze yongera kugaruka mu Rwanda, aho rero yahise ko yigumirayo. Bamwe rero mu bakunzi b'iri tsinda bongeye kunezerwa, bongera gushyirwa igorora, bumvishe ko bagiye kongera gutaramira hano rero i Vancouver. Ku musozo w'iyi video ndakumenyesha ko tuza kureba amwe mu mavideo meza yaranze rero uyu munsi, muri aho bataramiye rero abakunzi babo ku wa 15 ukwakira, no kuvuga nyine mu kwa 9 mu 2025. Bongeye rero kubisubiramo nk'uko byagenze. Muribuka ko nyine abangaba ariko bahataramiraga, aho bamwe rero bari baje kwifatanya nabo bagiye baruzuzwa, ndetse ibyo rero bidahagije, ubundi bukeye barongera bagaruka. Muribuka ko aribwo nyine uyu Vestina atigeze ahagaragara, ariko nyine muri umuna we Dorcas akaba yarahabaye, bikaba byarigeze kongera kuvugisha imbuga nkoranyambaga nk'uko mubyibuka. By the way, iri tsinda rero rigiye kongera gutaramira hano muri Vancouver nyuma yo bamaze gusohora indirimbo yabo nshya yitwa Itabaza, akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Bakaba barongera kwisubiza imibare yabo bari bafite nyuma yo bari bamaze gutandukana n'uwitwa Irene Murenzabi wabareraga nyine inyungu, dore ko ku inshuro rero iri tsinda risigaye ryimenya kugeza amagingo aya. Itsinda Vestina na Dorcas bataramiye rero mu mijyi hariya muri Canada myinshi gitandukanye, ariko ku inshuro rero ntago baratangaza niba bazataramira handi uretse muri Vancouver, dore ko ubushize bari bafatikanyije n'umuramyi wo kuramya no guhimbaza Imana nyine James Garo, kaba rero nawe yarabafashije muri turi bitaramo bari bafite nyine, cyane ko ari n'ibitaramo byabo bya mbere bari bagiriye hariya hanze cyane nyine no ku mugabane w'i Burayi. Ahanga rero aribazwa ko bagiye gutura hariya muri Vancouver itsinda Vestina na Dorcas bazongera guhereza ibitaramo abanyarwanda, cyane ko nyine abangaba batagize ibitaramo byinshi bakorera mu Rwanda. Muribuka ko igitaramo cyabo cya mbere bari bise Nahawe Ijambo cyabaye ku munsi mukuru wa Noheli, akaba ari igitaramo cyishimiwe cyane n'abakunzi babo. Bongera rero gutaramira muri Camp Kigali,
aho rero bari barimo banasezera. Ni nabwo nyine uyu Vestina yahise afata rutemikirere bajya gutaramira muri Canada. Uyu Vestina rero ntiyongera kugaruka. Bamwe rero mu bakunzi be cyangwa se babiri itsinda nyine bavuga kenshi cyane ko bamukumbuye kumubona cyane mu biganiro byinshi bagiye babanyaho rero kuri Imbaya. Murabyibuka nyine mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize nyine ahangaha nibwo mubona ko abantu bari bishimye kandi banezerewe cyane, ndetse nyine ibihe ndagira ngo tubanze tubyibukiranye. Muruka ko basize inkuru rwose ko ari itsinda kandi idashidikanywaho, ni itsinda rwose rikunzwe n'abatari bake, kandi nawe uraza kutubwira muri komenti urukundo bakunda, kandi uzibuka rero gusiga udutima muri komenti kubundi tubagaragarize urukundo. Gusa rero icyo nakubwira nuko nabwira aba diaspora bose bari kwarizwara muri Vancouver ko mwazagerageza gushyigikira iri tsinda rero nkuko ubushize mwagerageje kwashyigikira, dore ko nyine babasezeranyije ko bazahaba kandi bazongera kugaruka bakabaha ibyishimo ku inshuro. Rero ni iki gihe nkuko ari babisezeranyije, muruka ko babisezeranyije cyane rwose. By the way, bari basezeranyije, bamwe babyita rero byandi by'abahanzi biba bigezweho, bumwe babasezeranya ibintu ubundi ntibabikure, ariko rero ku inshuro itsinda Vestina na Dorcas bo rero bongeye gushyira abakunzi babigorora, aho bugiye gutaramira nyine muri Vancouver. Akaba rero ari urusengero ruzwi kandi rukomeye cyane, Sunrise Church. Nirwo rusanzwe rero rwakira ibitaramo byinshi. Turakomeza kubagezaho 5 kuri 5, gusa kandi subscribe tujye tubana umunsi ku wundi.